Basuhuze cyane mbifurize kumererwa neza ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi ndi kumwe n'umushyitsi Jeannette Karame. Jeannette karibu. Murakoze cyane. Jeannette rero tugiye gukorana ibiganiro bikeya ariko n'ubundi muri iyi minsi tuzagenda dukorana ibiganiro igihe nzaba nakubonye. Nizere ko uzajya uboneka kenshi gashoboka. Nzagerageza. Noneho tugiye kuganira cyane ku bijyanye na maquillage. Maquillage impamvu tuyivugaho nuko muri iyi minsi maquillage yafashe iyindi ntera cyangwa se muri kwa gutera imbere ku isi tujya tuvuga na maquillage nayo yateye imbere. Mbere twisigaga puderi ugashyiraho tuvuta ku munwa cyangwa se akandi kantu gato yakoroheje bikaba biciyemo bikaba birarangiye, ariko ubu ngubu haje ibintu byitwa bya foundation. Umuntu aragenda akagura nyine ibijyanye n'uruhu rwe, iyo uzi maquillage neza ukagura ibisa n'uruhu rwawe, noneho ukisiga bien ukamera neza bien. Niba ufite nk'agaheri cyangwa se niba ufite nk'inkovu icyo gihe ntizigaragare, ukamera neza cyane. Yewe rimwe na rimwe umuntu yazi ko kumakiya neza n'ibintu tuntu tw'iminkanyari kubera gutangira gusaza natwo hari igihe dushiraho rwose ukaba umuntu mushyashya, ariko maquillage ugasanga idakuraho uko nguko umeze. Ibyo ngibyo by'ukuntu umeze ni ibintu uba wahisha ako kanya, ariko nyuma yaho ya maquillage numara kwikuraho nka nimugoroba cyangwa se ikindi gihe noneho ukongera ukaba wa muntu uriwe. Bivuga ngo maquillage itandukanye na plastic surgery, kuko still na plastic surgery hari abantu bagenda bakayikoresha izuru ryawe ukarigira neza kurushaho, ukavuga uti amatwi ndi kubona ari manini ukayahindura, cyangwa ukavuga uti amabere ni mato, ndashaka manini kurushaho cyangwa mato, cyangwa utwiso, ikibuno ndashaka kinini, ibintu nk'ibyo. Harya amaso nayo barayakora burya umenya ariyo yabananiye. Banza riyonguyeho ahubwo jewe uyaguyeho, ariko mu bijyanye na plastic surgery umenya byo batarabishobora ngo ndebe cyane bibanda ku mabere n'amabuno n'amazuru, izuru n'iminwa bajya bayigerageza. Yego, iminwa nayo barayihindura cyane ko n'amenyo ushobora kuyahindura. Ariko none twigarukire kuri maquillage. Maquillage muri rusange reka tubanze twibaze ngo hari ukuntu tutazumva kimwe, bamwe barazishyigikira abandi ntibazishyigikire, kandi abatazishyigikira cyane ikintu baravuga bati ni ukwihindura, ni gushakisha ubwiza Imana ataguhaye. Maquillage kibi cyayo nuko nshobora guhura n'umuntu mu nzira nkamukunda, nkuye n'inkumi ndayikunze kubera ko nabonye ukuntu isa, kumbe ntabwo ari isa ahubwo ni maquillage. Ubwo nkibaza ngo maquillage ese akamaro kayo nakahe? Ese ni nziza cyangwa ni mbi? Birumvikana uraza gushyira muri comment nawe ukurikije uko maquillage uyumva, ariko ngiye na Jeannette muri aka kanya tugiye kugerageza kukubwira twebwe uko tubyumva n'icyo twumva cyagakwiriye kuba gikorwa. Ibitekerezo byacu bishobora kuba byagufasha kugira icyo uhindura kuri maquillage. Wibutse ko ushaka kwifatanya natwe muri WhatsApp group ya Shangazi, ushobora kuza gukurikira link ndi bushyire muri comment. Ngaho tubwire rero maquillage zitwaye iki? Cyangwa tubanza tubwire akamaro kayo. Ishyire mu mwanya w'abakobwa bishyiraho maquillage. Ndikubona nta maquillage ufite. Uyu munsi nazo nashyizeho. Ntabwo nzi niba uri bubavugire byambye cyangwa niba utari bubavugire neza, ariko ishyira mu mwanya w'umukobwa ushyiraho maquillage. Usobanurira abagabo cyane n'abasore kubera icyo umukobwa ashyiraho maquillage, kubera icyo umugore ashyiraho maquillage. Cyane ko no mu ngo hari igihe usanga babipfa. Umugabo akubwira ati umugore wanjye akunda maquillage narumiwe ndayimucaho byaranze sinshaka kwayishyiraho, cyangwa ugasanga hari umugore utayishyiraho ariko wapfiriyemo kubera ko umugabo wayimubuza. No kubera icyo abakobwa bashyiraho maquillage. Jewe usanga ntabwo nzikoresha, ariko buriya muri kamere y'abagore dukunda imirimbo. Muri kamere y'abagore dukunda gusa neza, dukunda kugaragara neza cyane imbere y'abadukunda. Rwose abagore bakunda gusa neza pe. Maquillage rero jewe nyifata nk'umurimbo. Abantu hari abajya bavuga ngo ni ukwihindura nka kumwe babivuze, ugahura n'umuntu koko yimakiye, sibyo? Ukamukunda ukavuga uti dore rwose uriya mudamu uriya mukobwa ni mwiza pe, ariko mwahura yabikuyeho ukibaza niba ari we cyangwa ari mukuru we, kuko kuba muri umuntu w'ibyo ntibirimo. Ukibaza niba ari we cyangwa ari mukuru we. Ibyo ntabwo ari ukwihindura, ahubwo ni uko yari yakeye kurushaho. Njye niko mbifata. Ni nka kwa kundi nyine nuko dukunda gutekereza tugatekereza igice
ariko burya ni nka kwa kundi ushobora guhura na mama yateye kanta ukavuga uti dore umuntu usazanye umusatsi we mwiza w'igikara ejo mwahura kanta yatangiye gushiramo ukavuga uti wundi burya ni imvi z'uruyenzi cyangwa ni mukuru we sibyo ubwo rero giye makiyaje nzifata nk'umurimbo gushaka gucya kurushaho ni muri ubwo rwego mbese nanibaza mu gihe nkanjye shangazi Emma Claudine ngiye kuza imbere y'iyi kamera kugira ngo ntange ikiganiro of course ndabanza nihanagure neza nubwo ntakunda gushiraho kudira ariko mfata nk'agatambaro nkinyuzaho ngacya ngewe njyakiraho n'utuntu two ku munwa nkagashyiraho nkambara n'aya maherena mbona tukubera ngashyiramo n'agatenge kameze neza ariko ugasanga abantu baratandukanye abantu baratandukanye nubwo nitanzeho urugero ngewe akenshi usanga kuntandukanye uko meze mu rugo nuko nshobora kuba nagiye mu kazi biragoye yakugora kuko niyo mvuye mu kazi ntabwo nkuramo ibyo nambaye ngo mpite numva ngeze mu rugo wikomereza uko ariko hari undi muntu ugera mu rugo agakuramo ibyo ku kazi none agahinduka uwo mu rugo urugero niba wari wambaye ikanzu nziza n'urukweto rurerure wagera mu rugo ugahita wambara ingutiya cyangwa se igitenge ugashyiramo n'akamambiri ariko nanjye nubwo nari mvuze ngo sinkunda guhindura ndamutse ngomba kujya kubagara mu ndabo cyangwa munsi yo mu rugo cyangwa guca umutumba w'inka yego ntabwo nagenda stile nambaye nk'uko nguko umeze nonaha icyo gihe nahita nshaka ikintu nanjye nshyiramo kijyanye n'ibyo ngiye gukora kijyanye naho ugiye ndamutse uhuriye nanjye munsi y'urugo ushobora guhita wibaza ese uyu ni Emma nsanzwe nzi kuri kamera cyangwa se duhurira mu muhanda i Kigali cyangwa ntabwo ari we icyo gihe icyo nashaka kwerekana nuko ya makiyaje nubwo uyikuraho ugahinduka umuntu akaba yakwibazaho ntabwo ari makiyaje yonyine umuntu akuraho ngo ahinduke ahubwo ibintu byose ukoresha mu kurimba iyo ubikuyemo kubera yuko icyawe tumagurimba kivuyeho akenshi ubutandukanye na wa muntu warimbye nibyo kandi noneho ibyo urimbana nabyo biraguhindura uyu munsi ndamutse ndimbye nambaye t-shirt n'ipantaro ejo tukongera tugahura nambaye ikanzu nziza y'ikirori ndende igeze ku birenge n'ubundi hari igihe ubanza gutekereza niwe cyangwa se ariko uyu munsi ukuri kumbona mfite ibi binweri ejo nimba ihambura ugasanga mfite natirere wasokoje ushobora no kwibaza kabiri ukibaza ese niwe cyangwa se wakuyemo izo rinete nubwo ari iz'amaso agahindura umuntu bikaba kane ngo reka ahubwo ntihongere no kuzambara kubera ubaye mwiza bitangaje abantu ntabwo ndi kubabona barakubwira muri comment ndi kubabona aha naho ngaho rero twashaka gutsindagira ko makiyaje ubundi abagore benshi bayishyiraho atari kugira ngo bihindure ntabwo ubugamije kwihindura ngo wihinduranye wigire undi muntu ahubwo ubugamije kurimba yego ngiye ahantu ngiye mu bantu ngomba kurimba ngomba kugaragara neza buriya n'abagabo emareka abagore tube tubaretse gatoya costume wambara ugiye mu bukwe uko ubumeze bitandukanye nuko waba wambaye igihe ugeze mu rugo twarimo tuvuga gutema umutumba w'inka ugiye munsi y'urugo kuzana umutumba w'inka uwakubona uri mu bukwe akongera kukubona ugiye gutema wa mutumba ntabwo yapfa kumenya ko ari wowe ejo bundi papa w'abana yari arimo ajya gukorera insina hari ukuntu ahantu dutuye batazikorera neza nk'aho yavukiye aho yakuriye rero hari igihe aba yumva yajyamo akabyikorera kubera ko batabikora nk'uko nyine yabikoraga ariko nyine iyo agiye kujyayo urumva hari ukuntu yambara bote bya bindi bya kizungu ariko agashyiramo bote akaba yambaye na ya kabutura wenda n'akandi gasengeri n'ibiki ibyo ni ibintu udashobora kwambara uri burenge ngo ugere ku gasantere cyangwa ujye mu bindi bintu uramutse uje ukamubona afite umuhoro yambaye izo bote n'ibiki n'ibyo ushaka kwibaza se uyu ni we ushobora no kumuhamagara uti ntiwandangira kwa runaka kandi ari uri mu bazi yego icyo dushaka gutsindagira ni iki makiyaje ntabwo ariyo yonyine ihindura umuntu nubwo ariyo twibandaho mu kuvuga ahubwo makiyaje ni kimwe mu bintu abadamu bakunda gukora kugira ngo birimbishe yego uko rero ingano ya makiyaje wishyiraho itandukanye ni kimwe nuko n'ukundi kurimba abantu batarimba ukuntu kumwe hari umuntu ukunda kurimba yambaye ikote n'ipantaro ngiye nkakubwira nti ipantaro nazivuyeho sinkizambara ugasanga ngiye iyo ngiye kurimba n'ikanzu n'ijipo
abantu baratandukanye nta gace umwe akunda n'undi ari cyane urabizi neza ko jye nawe turimba bitandukanye cyane kandi tuba twari n'abantu bari kubibona uyu muntu ntabwo narimbye kamera hanyuma ikindi nashakaga kongeraho nanone kuri ibi ngibi ni uko makiyaje umuntu uyikora njye ndamwubaha impamvu mwubaha ni uko makiyaje isaba umwanya ibintu birashoboka makiyaje kuyishyiraho no kwitunganya isaba umwanya kandi nanone kugira ngo uyikore neza ikubere nabyo bisaba ubuhanga hari umuntu uzishyiraho makiyaje ukamva wamubwira uti mana yanjye wambabariye makiyaje ukaba uyiretse ugasanga ni ibintu bitaba ukazabanza ukagisha inama cyangwa se ukajya ugenda ugatanga amafaranga nyine bakakumakiya ababyiyemeje makiyaje utwara umwanya makiyaje ni kimwe mu bintu biranga isuku wa muntu ukunda isuku kuko udafite isuku makiyaje ntiwayishobora ntabwo byakunda rero hari aho ngaruka nkavuga nti mu busesenguzi wakoze turagira ngo turebe nubwo twatangiye dushyigikira abakora makiyaje cyangwa se dushaka no kwerekana makiyaje neza abagabo ubona ari iyihe mpamvu bakunda kwanga makiyaje abasore n'abagabo benshi ntabwo ari bose ariko abenshi ntabwo bakunda makiyaje abenshi baravuga bati gumana ubwiza bwawe naturel ubwiza kamere niyo mvugo bakunda gukoresha ubwiza kamere kuki abasore n'abagabo cyane cyane ku mugore bakunda baba bashaka gutsindagira ngo gumana ubwiza naturel wishyiraho iyo makiyaje kandi turi kubona ko makiyaje ari umurimbo nk'iyindi yose impamvu ngewe iyo mbitekereza mbona impamvu ebyiri zonyine zituma abantu b'igitsina gabo bingingira cyane bakomeza kubwira abo bakundana cyangwa abagore babo ngo bareke makiyaje impamvu ya mbere umaze kuyivuga makiyaje itwara umwanya sibyo kandi abagabo nta mwanya baba bumva bafite wo kumara mu bwiza no kwitunganya no kugira gute apfa kwibrosa apfa gushyiramo urukweto ruhanaguye aba yumva ari ibyo ubundi akakurindira uri muri ibyo ubundi abagabo rero uracyari mu biki ntabwo bakunda kurindira muri kamere yabo kandi abagabo bifitemo kamere y'uko bayoboye agatangira kuko atari kubundi ibyo bintu uri kwishyiraho bimaze iki uwo mwanya urimo utwara twagombye kuba tugeza urimo urankerereza mbese ababona ari ibintu by'ipfabusa icyo ni icya mbere iyindi mpamvu ntakunda no kwemeranya nabo kuko iyo yo ndayumvamo gakeya iyindi mpamvu ntakunda kwemeranyamo nabo ni impamvu y'uko makiyaje batayibona nk'umurimbo ahubwo bayibona nk'igikoresho abagore bifashisha bagira ngo bagaragare donc ntabwo babona makiyaje nk'aho umugore ayishyizeho ngo ase neza bayibona nk'aho makiyaje umugore ayishyizeho ngo bamurebe ahamagara abandi bagabo yarangiza akavuga ati kuraho ibyo makiyaje nk'uko ibyo bintu bizatuma uca inyuma bizatuma bakureba n'ibyo uba ushaka n'undi baba bakurebamo iki ubundi ntumpagije sinakubonye ni ibyo ngibyo mbona abagabo ariko se icyo kintu cya kabiri abagabo baheraho gifite ishingiro ese koko birakwiriye ko wabwira umugore wawe ngo ntakishyireho makiyaje kugira ngo abandi bagabo batamureba ushobora no kuba ubifitemo nk'iyo mpamvu iri mu buryo buri inconscient mu buryo wowe utanabitekereza ko ariyo mpamvu ufite ariko akenshi usanga abagabo iyo mpamvu ariyo baheraho ariko nkibaza ngo birakwiriye ko umugabo yumva yuko umugore we atashyiraho makiyaje cyangwa se n'ibindi bintu bijyana nayo bituma abandi bagabo bamureba kuvuga njye numva bidakwiriye kuko ubundi umugore ntabwo agomba kuba igitegwajoro bisobanuye iki bisobanuye ngo ntabwo umugore ari umuntu ukwiye kugenda ngo ntihagire ukebuka ko kandi muri uyu mugore n'ugenda bagakebuka iyo batanakebutse uba wumva icyizere gitangira gutakara ubundi reka mbaze abagabo uri kumwe n'umugore wawe uzi ngo yambaye neza ugatambuka abandi bagabo ntibakebuke uko kugwa wumva uri mu gihugu hari ikiba kibura ugomba kubereka ko hari icyo barusha uwo mugore wawe kandi muri kumwe yimakiye usa neza utambuka uri kumwe nawe bagakebuka byagombye kugutera ishema mu mutima wawe ukavuga utari ko buriya nicyo mbaro uhita ugira utya nawe agahita ashyiramo ukuboko gutya
ubwo muba mubabwiye muri make ngo nduwe n'uwanjye musigeho nimuceceke nimutuze niho kugenda muvuga ngo mwatubonye n'uwanjye rero abagabo ntabwo bagakwiye kubuza abagore babo kwishyiraho makiyaje kuko kugaragara neza k'umugore ni ishema ry'umugabo cyane kugaragara neza k'umugore ni ishema ry'umugabo wamushatse umugabo we rwose nabivuze ngo ni ishema ry'umugabo gusa si uwo ari we wese ni umugabo we noneho abagabo buriya hari ukuntu aba yicara akavuga ati baramureba ariko ubwo bamureba bishobora kuba intandaro y'uko bamutwara ibyo ngibyo ni ukutigirira icyizere mugenzi wanjye ni nko gushaka kumva ngo umugore nashatse arantambutse andenzeho wenda bariya abamujyanye n'abafite Suzuki kandi igihe ntandayamahangira icyizere iyo wakibuze ibintu byose ubibona muri negatifu hari n'ikindi abagabo ntabwo ari abagabo muri kamere ya umuntu yava akagera aricara akibwira ko ibyabamo ari byo n'abandi babamo akicara akavuga ati ubwo umugore wimakiye atambuka nkarangara nkumva ndararikiye buriya n'uwanjye iyo yimakiye bararangara urakoze hanyuma aho bita ngaruka ku kibazo gihari ni kimwe niba abandi bagore b'abandi bimakiya ukararikira cyangwa ukarangara umugore wawe numubuza kwimakiya nawe ntuzongera kumurarikira yego uko umubuza ko abandi bamurarikira uko ushaka kumucupiza ngo abandi batamurarikira haba kuri makiyaje haba ku myambarire n'ibindi byose no kwanga ko asohoka mu rugo yego niko uko umubuza ko abandi bamurarikira uko umubuza ko atambuka abandi bagakebuka nawe kumurarikira bizagenda bigabanuka kumwifuza kumukunda bizagera aho bishira usigara umukunda urukundo nk'aho ari mushiki wawe nk'aho ari mama wawe kandi ari umugore wawe cyangwa nk'aho mukorana ku kazi ari umukorege ibyo bigashira rero ibyo bintu bituma urukundo rukomeza gushyuha bituma ukomeza kumubona nk'umuntu mushyashya nk'umuntu mukwiranye nk'umuntu ukiri muto nk'umuntu uhirwa kuko wamushatse biba ari byiza cyane kandi akenshi harimo ko kwambara neza harimo ko kwigirira isuku harimo kwiyitaho harimo iyo makiyaje harimo ibintu byinshi Jeanette reka dusoreza aha ngicyo nashaka kwibutsa abagabo nuko mwe kuremerera abagore banyu cyangwa se abasore mwe kuremerera abakobwa mukundana kandi we gushinga agati ngubwire ngo nkubujije makiyaje ejo bundi rubyiruka muri WhatsApp group ni ya mbere ni ya kabiri ni ya gatatu cyangwa imwe muri zo harimo umusore wari urimo kuvuga ngo umuhungu arimo arapfa n'umukobwa ko ashyiraho makiyaje yego ngo ese ngo kuki umuhungu yari yaribujije umukobwa ngo umukobwa agifite imyaka 16 umukobwa arabyemera ubu umukobwa amaze kugira imyaka 24 bagikundana none yatangiye kwishyiraho ati kuki icyo kintu yari yaramwemereye atangiye kugihindura barimo barabipfa byakomeye no kuvuga ngo we uwo muhungu yakomeje kwicara azi ngo wa muminero y'imyaka 16 niwe ngifite ntabwo azi ko yakuze akeneye kwiyitaho uriya mwana w'imyaka 16 no ku ishuri baramubwira ngo ogosha urupara ntusibweho na gake akabikora kandi agatambuka mu muhanda umutwe yawugize atyo yego yumva nta kibazo ariko ku myaka 25 ntibishoboka ushaka kumukozaho urwembe mu kabipfu urwembe urwembe nawe ni icyo rero twashaka gutsindagira uyu munsi makiyaje ntabwo ari ikintu kidasanzwe ushatse wafunguka mu mutwe ukabyumva mu buryo bwagutse ukabifata nk'umurimbo wundi uwo ari wo wose bifate nka kanta ariko niba umugore wawe wenda akora makiyaje mu buryo ubona bubangamye ukuntu icyo cyo mushobora kukiganiraho uravuze ngo wenda yarabaye nk'imbata yayo ushobora kuvuga ngo wenda agashyiraho byinshi wenda akajya ashyiraho nk'umurongo ugaragariza umunwa n'ibiki ukaba wamubwira uti nta kuntu wagiye ukora ariko uwo murongo ntuwushyireho ukagira utuntu turi specific ariko nanone ntumubuze ushobora kumubwira uti jye mbona usa neza iyo bimeze gutya ndakubwiza ukuri ashishikarira ko umubona asa neza kuko rega nta wundi abigirira ni wowe iyo mbwiye ngo nakwishimira ko aka karongo utazajya ugashyiraho
aranabyumva ko utabimubujije byose ahubwo abona kuri kuimprovinga ya makiyaje icyo rero nicyo twagenderamo kurusha kuvuga ngo no ngo ntukimakiye ngo ntukagire gute. hari n'igihe mvuga nti iyo utanga itegeko uba wiremereza kuko uba uriha ntabwo uzi ko ari burikurikize kandi iyo atarikurikije ni wowe bitera agahinda gakomeye wa wundi yigaramiye. twirinde gutanga amategeko akakaye ku bantu dukundana, ku bantu twashakanye, kuko ni abantu bakuru nabo bafite ubwenge, bafite ibyo bakunda, bafite n'ibyo bashaka kubishyira mu bikorwa. ahubwo twige kwa kuganira, ya politike yo kwereka umuntu yuko ikintu ashobora kugikora utakimutegetse nyamara wakimutegetse bikazarangira naziretse kandi yazikundaga ugugwa neza. murakoze cyane, kanda share, kanda like, shyiraho comment, ni ibintu by'ingenzi cyane. hari igihe comment zawe zivamo ibiganiro tuzagirana mu bihe bitaha. urakoze cyane, Imana iguhe umugisha.